ninde utagura indaya ko nanjye ngigura niherereye. umuntu agiye ku ibari ari ibiti bitatu by'inyama muhira bariko basoroma imbwija inyuma y'urugo nazo z'imeza yababwiye ati murimenya umuntu akijugunyamwo ibikiga 15 by'inyama mu ndimwe. Yasinsenga. Urasenga. Yasinsenga. Urasenga. Okay. Reka rero twanzike ikiganiro cyacu. Dieudonne Sinsenga afite impamvu zimubuza kubikora, reka tubimwubahire kuko uburenganzira n'ubwe mu kiganiro. Wowe ubireba muri comment nawe uzadusangize ko ibi bintu bibonye. Hari bimwe ndeba nkaruhuka. Yego. Hari bimwe ndeba nkisekera. Nundi za stress zigasa nk'izigabanutse. Yego. Your country is not my country. Your president is not my president. We are not brothers. We are just neighbors. So we have to respect each Urumva iyo ngengabitekerezo. Afite ingengabitekerezo mbi cyane. Ngo ntabwo turi ngo nje perezida wanyu si perezida wanjye. Ibyo nibyo. Yego. Abe ngo kandi ngo igihugu cyanyu si cyo gihugu cyanyu. Icyo nicyo. Ngo turi abaturanyi gusa. Ntabwo turi abavandimwe. Ngo ntituri abavandimwe. Kandi ijambo ry'Imana yigisha rivuga ngo iki? Ngo twese turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Nibyo yigisha. Ni ukuvuga ngo rero uyu mutipe ni umusaza w'umusazi. Hano wari umusaza. Mukomeze mutega amatwi. Bamwumvise uyu mugabo yamaze gusohoka mu murongo w'iyobokamana yinjiye muri politiki. Ubonye agatuti yarahagaze. Uyu ni umuvangirwe. Nyine agatuti. Aho yarahagaze. Agatuti kari mu rusengero. Aho mbwira umwapotere ari apotere si intumwa mu Kinyarwanda. Ni intumwa. Intumwa igiye gutuma kuvuga biriya. Ko abantu atari abavandimwe. Kandi rya jambo bigisha bavuga ngo twese turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Burundi turabatashya, inshuti zacu ziri Bugande, muri Canada, muri Amerika, mu Bufaransa, mwese turabashoboje amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro cyiza kandi ni ikiganiro sanamutima, ariko kandi ni n'ubushakashatsi ndetse n'ubucukumbuzi bwakozwe ku bintu bitandukanye. Uyu munsi rero reka dutangire ikiganiro cyacu mu buryo bunyuranye nubwo dusanzwe dutangiramo ikiganiro cyacu. Turatangira ikiganiro cyacu dusenga kugira ngo nibura umuntu wakoze uyu munsi ntibyemere agira icyizere cy'uko n'ejo bizemera, ntacike intege, nanjye sincika intege, dukomeze duhangane niko ubuzima bw'isi uyu munsi buteye. Reka rero twakire Dieudonne asenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu nk'uko nakubwiye. Turatangira binyuranye nuko dusanzwe dutangira. Ntabwo ndi busenge ibyo ngibyo byihanganire n'abandi babyihanganire. Dieudonne urasenga. Dieudonne urasenga. Niba ushaka isengesho mu kiganiro senga. Ndashaka ko usenga ni wowe uri kuri kamera. Oya sinsenga. Je ndi ku buhanga bw'ibyuma. Ukomeze ikiganiro ubwo niba utari gusenga yasinsenga. Urasenga. Okay. Reka rero twanzike ikiganiro cyacu. Dieudonne Sinsenga afite impamvu zimubuza kubikora, reka tubimwubahire kuko uburenganzira n'ubwe mu kiganiro. Wowe ubireba muri comment nawe uzadusangize ko ibi bintu bibonye. Rero twihuse, Dieudonne ukunda gukurikira imbuga nkoranyambaga? Cyane ahubwo zizanye. Imbuga nkoranyambaga ubwo ndavuga Facebook, ndavuga za WhatsApp. Byose rero ngenda bireba kuko hari bimwe ndeba nkaruhuka. Yego. Hari bimwe ndeba nkisekera. Nundi za stress zigasa nk'izigabanutse. Yego. Sociale bisanzwe imibanire. Ubuzima busanzwe, imibanire, ibyo byose. Hari n'imihanda. N'ibyo ku mihanda rero. Uyu munsi nagira ngo tuganire mu bika bitandukanye, ariko by'umwihariko turaza kugaruka ku gisata cy'iyobokamana. Cyo nshaka kugira ngo tuze kwibandaho cyane, ariko kandi ntabwo ndaza kukurimita, ndashaka uze kutuganiriza ibyo ubona bikubaka mu mimerere runaka. Nagira ngo dutangire utubwira mu byo ukunda kureba, si ubwiye ngo ugire utunga gatoki ariko nibi nashoboka. Oya nakamutunga kubera yuko iyo murebye simba ndi kumuteza imbere. Yego. Ubwo icyo turi burebe
turareba ni iki cyaha kikubaka mu byo ureba, turagira ngo dusangize mu byo ukurikiye ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi. Ni karibu rero. Reka mbere ku biganiro byo ku mihanda. Yego. Imihanda hari ibiganiro bumva abantu bari mu tuntu tw'ubusutwa. Urumva? Kumva Damascene yageze gutya na gutya. Urumva? Kumva abantu barahanganye ukagira ngo nibahurira mu nzira bazesurana. Ngenda ngira n'amatsiko ngo iyo bahuye baravugana. Kumva undi yasubije ariko abantu nkunda cyane bashimisha kurusha abandi bose bakora ibiganiro nk'ibyo. Witwa Jihad sinzi niba umuzi. Ntabwo njya mumenya. Hari ikiganiro yigeze gukora kuri kese ya Ndimbati. Ndimbati turayibuka bamufunga yajya kuburana akavuga yuko umuntu yafashe ngo yari yamukuye ku muhanda. We nawe nukurikirana kumvise wowe abantu bari bamwihaye Ndimbati. Jihad aravuga yarameze ngo niko senye nimba utagura indaya ko nanjye ngigura niherereye. aho ngaho yari arimeneyemo. Urumva Jihad rwose rabenisha nibonye umuntu uvugisha ukuri kuva nabaho. Guhera uwo munsi mbona ako kantu nahise nkora subscribe ahantu akora ibiganiro hose ku macana akora ibiganiro yose uramukurikira. Jihad rero uyu ni umufana wawe. Ndakurikira cyane. Ni ukumuba hafi. Urumva hari undi ubwo Jihad agufasha iki se? Aransetse. Ubwo uwo nguwo ni umuntu ugufasha guseka. Ariko buriya hari n'ibintu bavuga umuntu avuga gutyo. Urumva Jihad bamufata nk'umuntu uri aho ngaho nyine w'igisazi w'iki. Ariko buriya n'umusaza arasaragwa ku ijambo. Hari ibintu ajya avuga ukumva ni bizima. Yego. Igihe ajya atanga ibintu by'impanuro ukuntu abantu bakamutuka. Ariko yaba bwiye. Hari ibintu bimwe na bimwe byinshi abivuga byarabayeho kandi ngo hari agasimba ngo bita agasamunyiga ngo kasuriye urutare ati nubwo utinutse ndaguha karati wa rutare nubwo utavuze. Jihad rero ni ndagukomye. Arabaha ariko ntibumva. Ati nubwo utavuze ariko ndumva nguhamije. Hari undi muri abo ngabo bo ku mihanda ni benshi ariko reka mvuge babiri. Hari witwa Kasuku. Waratukana. Kasuku ntacyo yigisha. N'ibyo ashyiraho ntago byubaka. Waratukana. Birasenya, byangiza umuryango. Waratukana. Nta muco. Ngo nyine ndi kukubwira ku mihanda ibihari. Ubwo ku mihanda Kasuku no ku muhanda nyine. Ni uw'umuhanda. Ngo umuntu nubona ikiganiro cya Kasuku mbere yo kugikina uzabanza ubwira abana bagende. Kuko Kasuku ni uw'umuhanda nyine. Ni umwana w'umuhanda. Hari igihe hajya avuga n'ibintu bizima bimwe na bimwe ariko ugahita ashyiramo igitutsi. Niko aremye ntago wamurenganya. Ashyiramo n'igitutsi kimwe n'uwitwa Tumba. Urumva abanyamihanda reka ndakira aho ngaho. Reka rero twinjiye mu gisata cy'iyobokamana. Yego. Hanyuma rero kuyobokamana buriya abantu bajya kuri YouTube bavuga iby'iyobokamana nkurikira Tayisire Twane kuko bavuga ibintu bumva byubaka cyane. Nyuma ya Twane n'abandi batambuka na Gitwaza hari igihe njya mureba rimwe na rimwe. Hari n'umuprofete bita Sultani Eric n'undi muntu narebaga naho sinamuretse ahubwo nuko ibyo yashyiragaho ntakibishyiraho yaravangiwe. Yataye umurongo. Yarawutaye se ko yawujugunye. Yaravangiwe. Umuntu bita Apotre Mbayahaga. Uwo nguwo ndashaka ko tuza kumuganiraho tukamutindaho. Rwose Mbayahaga Bridge Official ndetse na Mark the Media Rwanda turaguhagurukiye. Turakuvuga ukuri ntituvuga Mbayahaga. Ko atari. Ubundi nari mfite abavuga ubutumwa babiri. Yego. Yarantwane. Urumva?
noneho Antoine avuga ibintu by'umwuka cyane, akinjira mu iyobokamana neza mu buryo wumva icyunyunyi ikinyenga kiri mu ijambo. Mbayahaga we akigisha ahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwo hanze. Uwo rero ni ukenewe neza cyane, kuko umukristo agomba kujyana n'iterambere. Nanuze na Rutayisire we arabijyanisha, ariko we akaba harimo filozofi nyinshi, kubera ura Rutayisire yarize cyane mu seminari, mwese muri seminari akahigisha ariko nanone iyo ni na dogiteri. none wowe ibye kubyumva usaba kwitonda ugatega amatwi neza. Naho Mbayahaga we ni hanze ibintu binasekeje rimwe na rimwe, ariko bikigisha gusa. Mbayahaga Rutayisire sindi umuvugeho. Mbayahaga muri iyi minsi yaravangiwe, yabaye umunyapolitike nawe w'umunyamafuti. Mbayahaga numvise iyo Mbayahaga aza kuba umunyapolitike muzima, yego ntacyo byari kuba bintwaye, nari kubabara bariyo ni pasiteri wanjye agiye muri politike, agiye kuba perezida, minisitiri, niyo yaba konseye cyangwa se gitifu. Twebwe ubundi niba leta bakonseye serivisi cyangwa bamusitangiye, ntacyo byari bintwaye, wandize basi ndamubonye. Buriya rero nguciye mu ijambo gato, uyu Mbayahaga biri arimo akora yavuye mu murongo, kuko niyo irembo yinjiriragamo kugira ngo abone kwinjira muri politike. Arashaka kwibera umushikiranganje, buriya ari kwiyamamaza ngo Ndayishimiye mubone neza. Ntabwo mbizi Mbayahaga uretse mwumvisha akantu hano yigishije mbere ataravangirwa. Mbayahaga utaravangirwa wari ufite mwuka wera. Umuntu agiye ku ibari, ari ibiti bitatu by'inyama muhira bariko basoroma imbwija inyuma y'urugo nazo z'ivyimeza, yababwiye ati murimenya. Umuntu akijugunyamo ibigiga 15 by'inyama mu ndimwe. Amumvise uyu Mbayahaga yari afite message nziza, arimo akebura abagabo, arimo akebura abagabo bataye abagore bakajya mu ncoreke. hari naho avuga abakobwa bagura ibibuno, bagura ibibuno bya biboro bambara, ibintu bambara ngo bazanye amatayi. Ukumva inyigisho ze zirafatika. Arafata umukristo akamuhuza n'iterambere, kuko hari ibintu by'iterambere n'ikoranabuhanga byamaze kwangiza umuco ndetse bikangiza n'ubukristo. Yego ukumva ni umwigisha mwiza cyane, urumva. Hanyuma sinzi umuzimu waje kumutera. Numvise ejo muri yahagurukiye u Rwanda. Mbayahaga yagize gutya, nabonye amafuta ari gukora muri iyi minsi, nabonye ashobora kuba yaratangiye ku munsi perezida wabo yajyaga gusengera mu rusengero rwe. Baza Ndayishimiye ariwe wamuzaniye abazimu. Ariko uriya muperezida w'u Burundi ubona adafite abazimu? Ndayishimiye afite abazimu? Ntabwo bizi. Arabafite. Uyu uriya arabafite. Rega ngo muzabamenyera umwami wo mu mbuto muri Bibiliya wasaze. None se si aya makaburo karatandukanye na Ndayishimiye. Aya makaburo urumva. Ndayishimiye rero kuba yajya mu rusengero kwa Mbayahaga. Mbayahaga ahereye uwo munsi, disikuru Mbayahaga yavuze uwo munsi yibasira mu Rwanda, urumva. Yego niba ari na General Masunzu ntabwo mbyibuka, urumva. Noneho guhera uwo munsi ibiganiro bigenda byikurikiranye. Ubona yahagurukiye igihugu cy'u Rwanda. Umva wagira ngo barakimutamitse yandaye, wagira ngo twite mu Rwanda. Ahubwo arabyara u Rwanda ryari? Mbayahaga uraza kubyara u Rwanda ryari ko mbona urutwite? Mbayahaga rero uretse gatoya ni gushaka kumvisha none amafuti yibereyemo. Niyo mpamvu rero nakubuze kuri kamera rwose warubitse umutwe cyane. Mbayahaga byagezeho izina rihinduka umuntu ahita bambayahaga. Ni Mbayahaga nyine. Buriya umubyeyi baravuga ngo so nta kwanga kwita nabi, kandi buriya bene nka ririya zina rirakurikira. None se zina sirigenerana, buriya bamwise nabi cyane. Agize ngo agiye mu gisata cy'iyobokamana nabwo ajyamo nabi, yabatijwe igice. Uriya mugabo yashoyemo amaguru, yabaye nk'umuntu usuzumisha uburebure bw'uruzi amaguru yombi.
none hari kuvuga icyongereza gatangira nta kibazo nabyo turagisobanurira abadukurikiye. icyongereza kibaye gikeya ntacyumva byo. Your country is not my country. Your president is not my president. We are not brothers. We are just neighbors. So we have to respect each urumva other. iyo ngengabitekerezo Afite ingengabitekerezo mbi cyane ngo ntabwo turi ngo ngiye perezida wanyu si perezida wanjye. ibyo nibyo Yego abe ngo kandi ngo igihugu cyanyu si cyo gihugu cyanyu, nacyo nicyo, ngo turi abaturanyi gusa, ntabwo turi abavandimwe, ngo ntituri abavandimwe. kandi Ijambo ry'Imana yigisha rivuga ngo iki? Ngo twese turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Nibyo yigisha. ni ukuvuga ngo rero uyu mutipe Ni umusaza w'umusazi. hano wari umusaza. Mukomeze mutege amatwi. Bamwumvise uyu mugabo yamaze gusohoka mu murongo w'iyobokamana, yinjiye muri politiki. ubonye agatuti yari ahagaze, Uyu ni umuvangirwe nyine agatuti aho yari ahagaze. agatuti kari mu rusengero, aho mbwira umwapotere ajya apotere si intumwa mu Kinyarwanda, Ni intumwa igiye gutuma kuvuga biriya ko abantu atari abavandimwe, kandi rya jambo bigisha